ni bimwe mu bimenyetso cyangwa se imyitwarire, imico, imigaragarire ndetse n'uko bagaragara, bimwe mu bimenyetso birangwa abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu. Mu mezi yose agize umwaka uzasanga hari abantu benshi bagiye bavuka mu mezi, ariko ugasanga hari imico, imyitwarire, uko bagaragara cyangwa se imigenzereze yabo ya buri munsi. Akenshi bakavuga ko hari imico igenewe, akenshi usanga uzasangana abantu bitewe n'ukwezi yavutsemo. Ahangaha kuri uyu munsi wa none tukaba tugiye kurebera hamwe imico n'imyitwarire n'ibimenyetso biranga abantu bavutse muri Werurwe ukwezi kwa gatatu. Bamwe mu bavutse mu kwezi kwa gatatu, ibimenyetso byabo ndetse ibimenyetso by'abavutse muri Werurwe ni abantu buzuye impuhwe, bakunda gufasha abandi, dore ko akenshi bakunze kwita ku bandi cyane, haba mu bibazo abandi barimo uzasanga bahangayikishijwe nabo. Akenshi dore ko ari bamwe mu bantu uzasanga bakunze gufasha abandi cyane, haba mu bushobozi cyangwa se mu kugira inama. Bagira umutima woroshye. Abantu bavutse muri Werurwe bagira umutima woroshye, umutima w'urukundo ndetse bakagira umutima w'imbabazi. Bababazwa n'ibibazo bya bagenzi babo cyangwa se ibibazo by'abandi ugasanga byabahangayikishije. Akenshi uyu muntu wavutse muri Werurwe n'umutura ikibazo uzasanga yagitekerejeho cyane ndetse ababazwe nacyo usanga yahangayitse, dore ko akunda gutekereza cyane. Abantu bavutse muri Werurwe bafite ubuhanzi bwinshi cyangwa se creative, bakunda umuziki, gushushanya no kwandika cyangwa se ubundi bugeni bugiye butandukanye, dore ko akenshi bakunze kuba ari abantu batekereza cyane kurusha abandi bantu. Ni abantu bakunze gutekereza cyane ndetse ibintu byabo ugasanga bashyizeho umutima, bafite ibitekerezo byagutse, ubwenge bwabo ndetse n'ibintu byo gukunda ubugeni. Ugasanga buri umwe mu bantu bavutse muri Werurwe batatu mu icumi uzasanga bafite ubugeni cyangwa se bafite umwihariko waho, ubuhanzi butandukanye. Abantu bavutse muri Werurwe baratekereza cyane ndetse bakunda gutuza bagatekereza, dore ko akenshi usanga bihariye, akenshi ugasanga bari kwitekerezaho cyane, haba ku buzima bwabo bwa buri munsi cyangwa se bari gutekereza imbere habo. Hari igihe bagaragara nk'abari mu isi yabo, kubera ko akenshi uzasanga bamwe batuje batavuga amagambo menshi, nubwo uzasanga hari abavuga, ariko abenshi muri bo mu bantu bavutse muri Werurwe uzasanga hari abantu benshi baba batuje, bakunze kwikugiraho cyane, imitekerereze ikajya kure cyane, dore ko bafite ubushobozi. Akenshi uzasanga bakunze kuba abafilozofi mu mitekerereze, kubera ko akenshi bakunze kuba abantu batuje cyane bagatekereza byagutse. Ugasanga bakunze kuba ari abantu b'abahanga cyane, baroroshye ariko bashobora no kuba baravuba, kubera ko bumva ibintu cyane ndetse bakabyegereza umutima. Abangaba n'umubwira ikintu uzasanga akenshi yakegereje umutima ndetse usanga yatangiye gutekereza cyane, usanga yatangiye kwibaza byinshi mu byo wamubwiye. Niyo mpamvu bashobora kubabazwa n'amagambo mato cyane cyangwa se bimwe bababwiye wikinira uzi ko ari ibintu byoroheje. Abangaba bo bahita babitekerezaho cyane ndetse bakanabyegereza umutima. Abantu bavutse muri Werurwe uzasanga bashobora kubabazwa n'amagambo mato kakandi ugasanga kamukomerekeje, kubera ko bakunze gutekereza, bakunze no gushyira ibintu bakabyegereza umutima cyane, bakeneye abantu babitaho cyane. Akenshi uzasanga ari ikimenyetso kirangwa abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu cyangwa se Werurwe, kubera ko bakunda abantu babitayeho, abantu babereka urukundo, abantu babereka ko nyine bari kubakaringa, dore ko bakunda urukundo ndetse bagakunda kwitabwaho. Akenshi ugasanga nyine ni abantu bakeneye abandi bantu, kubera ko nubwo akenshi uzasanga ari bamwe mu bantu batuje bihugiyeho batekereza cyane, bakunze kuba bari seriye ndetse ari n'abahanga, ariko bakunda kuba bakwitabwaho. Abantu bavutse muri Werurwe bakunda amahoro, banga amakimbirane, dore ko badakunda amakimbirane cyangwa se utuntu tw'utugambo, utuntu tw'inzika, utuntu two kuvuga bagenzi babo, n'ibintu badakunze kubarezwamo kenshi. Akenshi uzasanga ari abantu bakunda kubana neza n'abandi, dore ko ari abantu byoroshye kubana nabo biroroha cyane, kubera ko n'abantu baba batuje, badakunda amagambo ndetse badakunda gusamara. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu kubera kwitekerezaho ndetse no guharanira iterambere ryabo, akenshi uzasanga ari babana kenshi badakunze kuba wababona mu tuntu twinshi cyane cyangwa se mu tuntu tw'amagambo, ndetse ugasanga kubana nabo biroroshye cyane, kubera ko ntabwo bakunda amahane, nta nubwo bakunda kuba bagira amahane n'abagenzi babo, kubera ko ubwabo bimwe mu bintu bashyira imbere ni amahoro. Bashobora kugira amayobera make agiye atandukanye, kubera ko ntibahita bagaragaza ibyo batekereza byose. Igihe muzaba muri kuganira uzabona ko batashatse kukugaragariza imitekerereze yabo cyangwa se ibyo bari kwiyumvira, amarangamutima babo ngo bake bayasohora hanze. Nubwo akenshi bakunze gutekereza cyane ndetse bakagira amarangamutima menshi cyane, ariko bakunze kuyagumana mu mutima wabo, ntabwo bakunze guhita bayagaragaza muri ako kanya igihe mwaba muri kuganira cyangwa se mu miganiro yanyu. Hari ibyo bagumana mu mutima wabo ndetse ugasanga bo ubwabo bisohotse bitinze cyangwa se babishyize hanze bitinze.
kubera ko akenshi mu byo bagumana mu mutima wabo niba abantu baba bakunze kwitekerezaho. Abantu bavutse muri Werurwe ntibakunda kuba bagaragaza ibyiyumviro byabo muri ako kanya ngo uhite ubona nyine babigaragaje hanze. Bakunda ubuzima bw'ibanga, dore ko akenshi uzasanga benshi muri abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu bakunda ubuzima buri private, ntibakunda kwigaragaza cyangwa se ngo bakunde kuba ubuzima bwabo babushyira hanze. Uzasanga nimba mufitanye umubano bumva ko waguma hagati yabo, ntibakunda gushyira ibintu byabo hanze kubera ko ubuzima bwabo akenshi babukunda iyo ari ibanga. Niyo mpamvu abantu benshi bavutse muri Werurwe uzasanga ibintu byabo byinshi babigona mu mutima ndetse ntibabishyire hanze. Ibimenyetso byabo tugendeye kuri zodiac sign, abantu bavutse muri Werurwe, abantu bavutse muri uku kwezi bagabanyijemo ibyiciro bibiri, Pisces cyangwa se abavutse tariki 19 Gashyantare kugera kuri 20 Werurwe. Barangwa n'impuhwe, ubuhanzi no kurota cyane kubera ko akenshi baba bafite inzozi zo kuba bagari cyane kandi ugasanga birabahiriye. Aba bantu bavutse tariki 19 Gashyantare kugera kuri 20 Werurwe akenshi uzasanga ari babantu barangwa n'impuhwe, kwita ku bandi, kubafasha, kwita ku bibazo by'abagenzi babo cyangwa se kwita ku bibazo by'abandi bikabahangayikisha, ndetse ugasanga bafite ubugeni butandukanye, creativity ndetse n'inzozi ndende. Ikindi cyiciro ni Aries. Aba Aries ni abavutse tariki 21 Werurwe kugera kuri 19 Mata, barangwa n'ubutwari, kuyobora n'imbaraga nyinshi. Aba bantu bavutse muri Werurwe tariki 21 kugera 19 Mata ni abana kenshi uzasanga kubona ari intwara, abantu bakomeye cyane, kuyobora n'imbaraga nyinshi haba mu miyoborere yabo ndetse no kubana n'abandi cyane kubera ko bafite impano ndetse bafite n'ubutwari, guharanira uburenganzira bwa bagenzi babo n'imbaraga nyinshi mu miyoborere. Ugasanga kenshi bakunze kuba ari abantu bakomeye cyane. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso twe twabageneye kuri uyu munsi wa none birangwa n'abantu bavutse muri Werurwe. Abantu nyine akenshi uzasanga ibimenyetso, imyitwarire ndetse n'indangagaciro zabo. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye.